ngoma marugamba rugaba zinduka kurema ihini yahugana mba mu mugisha zinduka wugira niba cyose nzinduka nkugira ahenda hino ndebe ndore ngwita ikigeni cyana kimisha ikibazo ufate ku muntu tunwa twari gasomunyu n'akabuye kawuseyeho ihini dishira uburyohe cyama ngo numva ko Imana kuremaga kurorowaneye. Urakubyumva ariko disi ni wishima ujye bigaragaza natashuse kaneza n'iryo banga mawe umaranye imyaka ireshya nuko ndeshya ni mawe garuka basi ubanze ume n'iryo banga ujyanye iyo nakureba. Mawe mbara ubukeye kandi mbara iryo ndaye niswe amazina menshi. Ibisigo rero byawe ubyongere bizakugeza kure kuko ufite ibisigo byiza, ufite amagambo meza. Niseka kamanga narakubwiye seka gatonge kagira Imana. Oh sawa sawa. Agahaga kuye kumenya. Komereza twaji shakuraho kurahagaho kumenyo sha. Ngo ndekura nyirekera kandi kinyegera batananyitukira kinyiri gitadi kidatuma ndibwa mabi ngo. Yego. Twongeye twagarutse ni kwibaba studio nk'ibisanzwe. Mu bizuru bya kamera cyangwa se muri screen zibaba abantu mudukurikiye muri kubona ko byahinduye isura. Natasha. Umeze neza? Yego. Aha. Nawe uri kumwe na Natasha twakwicire. Impamvu ntakuvuze mu izina nuko nzi kugiye kwibwira abantu. Ubundi wamara kwibwira abantu badukurikiye aho bari hose tukabona kubakira nabo kuri screen zacu. Ndakwakiriye wa musore we. Murakoze? Nitwa Karikire niyo mazina yanjye. Amwita Karikire cyangwa Karikireta? Oya nagari Karikireta ni Karikire. Niko nitwa. Ubwo bishatse kuvuga iki? Ibyo zina rifite igisobanuro ndabikubwira nabyo nubishaka. Bansobanurire Kariki. Karame. Banza kore mu nganzo. Abantu badukurikiye banza bamenye Karikire ni muntu ki. Ubundi tugaruke ku izina ryawe nyuma. Ubundi ngewe mfite impano nyinshi. Mfite impano nyinshi ndaririmba ndi umusizi. Hari ibisigo byinshi mfite ariko bimwe muri ibyo ngibyo abantu bakurikiye baba nyine wowe binjize mu mwandiko w'icyo bafitiye niba uri buririmbe niba uri bakubita igisigo niba biri bugende gute simbizi ngaho kora mu nganzo wamfura we. Reka abantu bakurikiye kino kiganiro reka mbaririmbire kandi ngiye niyo ndirimba karahanyuze kuko niho hantu nisanga cyane cyane. Ndatangira nti burya ishavu nawe ryica maze kubibona Suzana mba narapfuye nzizu rukundo rwawe. Ririmbira Suzana uwo kwicaye iruhande hindukira. Byari byaranyobe yuko nzabigenza ni mamo. Ashatangiye guseka. Nibwo nakwandikira kakabarwa nkugarura mukunsubiza undemagatima umbwira yuko turara tubonanye dore imyaka irashize sheruma ze kugenda ntazi impamvu yakujya nyuka nsiganjye nyine ndibuka igihe twari kumwe kumumena ngo twaganiraga ibyerekeye ku buzima maze Natasha karirimba nikamufasha bwacu twembi undora nkurora ukinyita sheri nanjye nkwita majori ngiyo ngutekereje sinjya gukora
nifatira inanga yanjye nkayitura iryo shavu nkaririmba izina ryawe nibaza uko nzamera ni mbese nzagira ne ko nge ngukunda by'ukuri oh Suzana iyo ugaruka Natasha iyo birangira udasetse utishimye ngo tukubone naraguhita nihagurukira nkitahira. Nata muhereze fata mikoro nkwe. Iyo ndirimbo iryo jwi byumvisha uti azi kuririmba urumva yatwongera kandi cyane azi no gusiga ahubwo natugirire vuba nyine ndagira ngo uri kumva mu kanya uraza kujya uduhitiramo abantu bose abantu badukurikiye abanza babonge kuri byose sibyo namara kubabonge sasa ubundi tuze turekura imiriro kwanzika urakubyumva ariko disi ni wishima ujye ubigaragaza Natasha useka neza Natasha mana nyagasani Nata Karame nawe ntacyo muhereze mikoro muhereze mikoro ngoma amarugamba rugaba zinduka kurema ihini yahugana mba mu mugisha zinduka wugira niba cyose nzinduka nkugira ahenda hino ndebe ndore nkwita ikigeni cyana kimishi ikibazo ufate ku muntu tumwe twari gasomunyu n'akabuye kahuseyeho ihini dishura uburyohe cyama ngo numva ko Imana ikuremaga kurorowaneye ubiname gikinanuye mfate mu inota ryanye ncuranga urukundo nkwita igikundira igikobwa nkoshye nkwambika umwishywe ejo nkwambura umwana mwabaga mu Rwanda ruzira umwaga icyamwa cyanjye naki cyamuyo cyangaro agaseka niseka kamanga narakubwiye seka gatonge kagira Imana oh sawa Bikira Mariya itarasama ngo icyaha nyiri inkota n'uyifashe mu karumye umugani wa cyambara nama ni gute ubundi ubu wabigenje ngo wisangane ubugenge bwo kwibera ikibungenge hindarangira leta ikiyobyabwenge uburyo se bikorana n'ubwenge maso wa kemaso wa biri se barundi mukama wacu ibyo ndabyumva agatima kagatera derere n'imamo yose sase kwa uyu ni dukinishije pasiteri w'ikirinda hariya ngo Samusoni bamugosha umusatsi ihigene ushaka utwara n'ibiti kintu n'undi akaterekera hapo wavutse umva di icyo uretse kuguseka uko kumwenye n'ukumunga cyo ugira ukuragaho kumenye urabona amerwe cukoje di umva nakurya kandi nakumara nakurazi he nakuramukira se barundi mukama wacu ibyo ndabyumva gatemeka dereri n'imamo yose agakuye kumenya komereza twaji shakuraho kurahagaho kumenyo sha ngo ndakura nyirekera kandi ikinyegera batananyitukira kinyiri gitadi kidatuma ndibwa amabi ngo kandi ndumva amajwi ngo na rusake itera amagi ibi bibyaramo ese ni wumva umubi erega ndaribwa kubi habesha wimakaniraho hose nakwiyakira ndumva nahita mpfa rwose nsindira imva kandi ndindira ipfa rimwe riga ntacyo tuba ibyo byo ni igikuba ese koko nkunda ukuri cyangwa biri amacuri Natasha umukunda ukuri cyangwa biri amacuri cyo shakuragaho kumenya Nata jewe ndagira ngo banze usuhuza abantu tunabakire ubu ngubu tuvugana tugiye kwakira abantu badukurikiye aho baherereye hose yego abantu bari mu Rwanda sindi bumentioning intara mwese turabaramukije turabasuhuje yambu cyane abantu muri Afurika za Zambia baradukurikira ahantu henshi pe za Malawi za South Africa ahantu hose baradukurikira n'aba Uganda n'aba Tanzania baradukurikira pe turabaramukije kandi turabakiriye ku Ibaba Studio bari muri Belgique abantu bacu tugiye kubasuhuza mana we nowera muri Sweden akajisho hariya bavuga kwica akajisho watwiciye Nata fata mikoro nkwereke barakuririmbiye mu minota 3 ishize wari witwaga Suzana noneho agaho kari ku menyo birangiye ku minota 5 ikurikiyeho kavuyeho Nata gira ikintu ubwira uyu musore nicyo kiganiro cye cyambere akoze hari kuva ageze i Kigali sibyo ntago turamubaza havuye ubu nibwo tugiye gutangira ikiganiro gira ikintu mubwira ibintu
avuze cyangwa se uburyo atwaramo ibintu bye wumvishe bifite ireme. Yego twagiye ngaho ugira icyo umubwira. so ikintu nakubwira ni ubwa mbere duhuye nanjye. Ufite impano nyine, ufite impano uzayikomeze kandi izakugeza kure, ariko cyane cyane ari nabyita umuvugo, nabyita iki, Byita igisigo cyangwa byita umuvugo? Igisigo. ibisigo rero byawe ubyongere bizakugeza kure, kuko ufite ibisigo byiza, ufite amagambo meza y'ireme. So no kuririmba ufite sound nziza, ariko buriya nyine bisaba iyo ufite indirimbo yawe. Vuga ngo aracyadutamo, urabizi se ko turi uko ibyo turi kumenya aka kanya n'abantu badukurikiye n'ibyo bari kumenya. Twe duhagaze mu mwanya w'abantu badukurikiye. Rero njye byose nabyishimiye, kubwanjye byose wabinkorera. Adutemo. Turakwakiriye. Nasubiremo wumve kubwiwe byose nabimukorera. Byose wabinkorera. Urumva ashaka kumuvangira. Ashaka kumuvangira byose. Okay. Byose. Ngaho ibwire abantu noneho, sibyo? Ufite ukuntu wibwira abantu mu buryo bw'igisigo? Nge ndi mugufi nka nzovu. Igisigo mfite uko nivuga ni bigufi. Uko ndeshye kuba ari uko. Iyo nivuga ngira nti ndi umuhanzi uhimba ngahimbaza imbaga nambogamizi nagiriye imbere y'imbaga nahimbiye, nitwa Karikire. Nuko ndeshya. Kariki, ndakwita. Ubu ngubu nawe waje. Naje. Ibyo ndabigusezeranyije ko waje. Ewana hagiye gushya. Sibyo? Yego. Hagiye gushya. Ubu ngubu byanze bikunze abantu bo kwibaba baraza kutubwira ni umuntu muhuze na Patrick. Bajyaga bambwira ngo bashaka kumuhuza ko dufata Patrick tukamuhuza na Rumaga. None ahubwo Rumaga ni umuhanga, akaba umusizi ku giti cye. Ahubwo iriya Junior yayikuye akayihera abantu bo kwibaba ko harimo ba Junior benshi. Junior mwese nyine tukabita Karikire Junior. Uvuga ngo gatamenya ko muri barumuna ba Rumaga. Ahubwo nk'igitekerezo gishobora kuba cya umuntu yaba afite, hari ukuntu turi kubona imiziki iri gutera imbere cyane, hanyuma tukaba bafite na collabo. Twebwe nk'abasizi ikintu numva ni nk'umusanzu ushobora kuba natanga. Uko mbyumva ndumva yenda natwe twaza tugira collabo, hanyuma tugakorana ku buryo n'ushobora kuba yatanga inkunga akazitanga mu busizi avuga ko hari abantu afite ari gufasha. Ibyo bintu mbyemba numva byanze bikunze, nkuko tujye tubona igisata cya muzika. Yes, igisata cya music. Hanyuma natwe rero hari ahantu twaba tubarizwa, hanyuma natwe bakadushoramo amafaranga tukagira ute tukazamuka. Ariko ndatekereza ko ibyo bintu bihari. Mu gice cy'ubuhanzi muri rock ndakeka ibyo bintu bihari by'ubusizi. Binajyana n'ibingibi byo gushushanya, ariko bisanzwe atari no byo kuvuga ngo ukoresheje imashini cyangwa iki. Nabyo birahari. Ahubwo ikintu kibura ni mwebwe abahanzi ntago murabimenya, ariko bari hafi kujya babibakangurira, kuko mu mahugurwa duherukamo ibyo bintu byari birimo nubwo nta musizi wari urimo, ariko birahari. Ibyo yego twagiye. Natasha arashaka ko byombi wabimukorera. Hari akaririmbo keza cyangwa se akandi, ariko ndashaka ko tujyana n'akaririmbo n'akavugo. Dutama akaririmbo, dutama akavugo. Nugera kuza tuzi kandi noneho tuzatushiramo tubivangavanga abantu baza. Kariki, ndakwitaba. Jambo ni iryawe kandi rwose urihorane kwibaba. N'abandi bantu bameze nkawe hari abajeni bazanya Gatare banyandikiye barambwira ngo barifuza kuza. Ndababwira ngo vuba aha ngaha turabaha karibu. Icyo kintu rero ndashaka kugira ugute. Ndashaka kurugira urugo rwahe kw'imyidagaduro, ku buryo abantu bose bafite ibibazo, abantu batari kugaragara, n'ibitugendekera neza bazagaragare. Imana izagira ute. Ndabizi neza ko izaducira inzira kandi igakunda Patrick, murakubona ko hari aho byatangiye kugera. Kariki nawe waje. Babwire ko waje muri ubwo buryo rero. Noneho Natasha yegetseho. Subu yakuyeho yakiriye koko.
ndashaka ko tuvugana turebana Mbere yuko- abantu bo kwiba baba bakureba. njyewe mbere yuko ngira icyo ntangaza cyangwa se mbere yuko dukomeza reka mbanze mba history ndi kuza ntabwo ari inshuro nyinshi ngeze Kigali ariko ndi kuza nk'ubwo ibintu byambayeho ngeze hano muri Nyabugogo waseka ugatemba. ibyo ngibyo dufite umwanya wabyo. Dufite umwanya wabyo. Niyo mpamvu nize nkubaza ngo aho wavuye ntabwo nize mavuga. Yego. Iyi nzi impamvu ntabikoze. Ibyo ngibyo biza mu kindi gice. Okay, ubwo n'udushya twaranze urugendo rwanjye. Hajemo udushya rwose. Utwo ni udushya turi buze kutugarukaho mu kindi kiganiro. Hajemo ikintu cyitwa udushya. Ahangaha sibyo turi kwibwira abantu. Yego. Turi kwibwira abantu babanze bamenye ko dushoboye. Hari igice noneho cyo kubabwira ngo batumenye neza. Aho ngaho nituhagenda ndakubwira humura ntago nabyibagiwe mwana wanjye. Ntago wabyibagirwa. Kuko urumva n'ibyakuzanye Kigali ntago twabivuzeho turi kugira ngo tukumenye. Yego. Aka kanya nagira ngo abantu bakurikiye baba studio babanze bamenye ko nawe waje. Nanjye naje. Aho wavuye rero naho niba hatoza naho turaza kuhagira uti turahakubita. Dukubite tubangura. Ngo mwisigoye imisi ya none nawe unezezwa n'umugisha wundi no kujya mbere shenge biragoye hariho byinshi biduca intege disi ngurambere uwo nisunga ngo mwisigoye mu misi ya none nawe unezezwa n'umugisha wundi no kujya mbere shenge biragoye hariho byinshi biduca intege disi urambere uwo nifuza yelelelelele kubaho nukubana nyabusampa gira nkugire ngumbere imfura njya nkwirahira unishimire kubaho ngibyo sinakamara amazi yewe rukerereza cyombere igitangaza yewe rukerereza watuma mbaho nseka yewe rukerereza urukerereza bagenzi ngumbere inshuti nziza ngo nkwibagize amaruhe y'isi nkwigireho ibyiza ninjya nkureba nibonera ijuru ku isi n'akamarayika n'urukerereza. Natasha arishakira umugabo w'umuhanzi. Nta no kunyeganyega karirimbo kari kukwinjira mu turaso kagenda. Ibi nibyo bita gutwarwa. Ibyo ngibyo Nibyo bita gutwarwa. ubundi uri kuvuga ukumva ukuvuga ngo hari ibintu bibiri. Yego yego. Hari indirimbo entertaining umuntu akayisakurizamo. Yego. Kubera iki? Kubera ko barimo kumva neza yuko ibintu uri nyine uri kubikubita twe turabizi hari igihe tuzi n'ibikurikiraho ugasanga twumva nibyo. Yego. Noneho rero hari n'ahantu hadusaba hatatwe entertaininga gusa ahubwo hadusaba gukomeza kumva no gutega amatwi. Uri kubyumva? Ndi kubyumva rwose. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Uri kumva? Niyo mpamvu habaho za karaoke hakabaho n'ibitaramo bya Kinyarwanda ko inshuro nyinshi dushaka kumva ya marangamutima y'ibiki. Iyo ndirimbo uririmbye irimo amarangamutima pe. Nari nkeneye gukomeza kuyumva. Natasha. Nibyo sibyo? Nibyo. Sinjya nkora ibiganiro birebire. Ikiganiro cyo guhereza ikaze umusore wacu muri Kigali cyo guhereza ikaze umuhanzi wacu kwibaba studio kigiye kurangirira mu kanya gatoya dusoza n'amagambo make dusigaranye. Sibyo? Natanagutemwa kandi kantu kamwe. Sibyo? Uragira ikintu bivugaho? Ngewe nk'umuntu wo kwibaba kandi abantu murabimenyereye nukuri mba numva nifuza ko mfite ibyo akora yagaragara kandi ntabwo ari ngombwa ngo batunyureho. Ni byiza ko mutunyuraho yego ariko agomba no kubabwira aho muba mugomba kumusanga kugira ngo mumushyigikire. Then wabona nta wamenye ejo n'ejo bundi yazavuga ni kwitaba baratureme kwibaba baduterekeye itafari da. Mu buryo gufashanya rero ongera wumvisha abantu babwire ati iki kisigo nicyo kiri gutuma mumenya
ubatemo uri Natasha bitereho comment dusoza ubabwira aho bagusanga, ubabwira platform yawe cyangwa se ubabwira niba hari n'abantu bakwifuza ko bagukoresha bagushake nimero yawe. ni igisigo nise ibanga wampishe, ni igisigo kibumbatiye amateka, ni igisigo gifite amateka akomeye cyane. Amateka ajyanye n'iki? Ni amateka y'ibintu byabayeho, ni true story. Ni igisigo nakoze nyita ibanga wampishe, mbanyuriyemo muri makeya y'impamvu cyangwa se harya bavuga inspiration, hari inspiration, emotion, hari inspiration, inspiration handi bya biborwa byavuye. Nyine aho wakuye inspiration. Inspiration naho wakuye ni isoko y'ibintu, nyine aho wavomye ubumenyi bw'ibyo ugiye gukora. Numva ari inspiration. Oya, ntago ari Esperance. Esperance ni izina ry'umuntu. Okay. Twagiye ahantu then turahita tubwira ahantu cyavuye, bantu gikubiteho ubundi abantu tubasobanurire. Ibanga wampishe, mawe ngo buryo ugenda bivuga ureba Natasha we igisigo kuramo iyo boro. Ijoro ryanze gutana intimbi naho igituza, ni mawe niyo umbwira ko iminsi guca amarenga, yenda wari kugenda umbwiye n'iryo banga, mawe umaranye imyaka ireshya nuko ndeshya, ni mawe garuka basi ubanze ume n'iryo banga ujyanye iyo nakureba. Mawe mbara ubukeye kandi mbara iryo ndaye, niswe amazina menshi mpabwa na buri wese, nabaye isina ngufiya buri wese aciko mashaka, mawe singira intaho kandi singira indaro, yewe singira indiro, mawe yume nibanga bambayeho nka mirenge, bantunze no kumurenza, mawe mba naranize ay'inshuke na kaminuza, none n'ibimenyetso ibi biranga ibinyamitende, sinzi nimva n'imvano, ni mawe niyo umbwira ko iminsi guca amarenga, yenda wari kugenda umbwiye n'iryo banga, mawe umaranye imyaka ireshya nuko ndeshya, ni mawe garuka basi ubanze ume n'iryo banga ujyanye iyo nakureba. Wagiye nyiri mutoya nzi neza yuko uzaza, izuba rirasa ndeba yewe rikanarenga, ugiye ntazigiro, ni mawe niyo umbwira ko iminsi guca amarenga, yenda wari kugenda umbwiye n'iryo banga, mawe umaranye imyaka ireshya nuko ndeshya, ni mawe garuka basi ubanze ume n'iryo banga ujyanye iyo nakureba. Rero mfite ikibazo nshaka kuzabaza abasizi bose. Abasizi bose usanga bafite akabazo, nta kabazo ra, usanga baba bameze nk'abantu bafite agakomere. Izuba ryakwishe, tera comment kuri iyo kintu dusoze. Tera comment kuri iyo gisigo. Naribi dufite umwanya tugiye gukora n'ikindi kiganiro nta kibazo. Dushaka ko muhaguruka aho ngaho iki ngiki tukagisoza, abantu bakabara kumenye. Dushaka ko utera comment cyangwa se niba dushaka ko tugikomeza nta kibazo. Aba aricyo gisoza? Reka bari cyo gisoza. Icyo ngicyo aricyo gisoza. Natasha nabanza tere comment then dusoze. Se ndatera igiye. Ndatera igiye. Uri kubyumva gute? Ko ubatumye mubaza kubaza. Okay, nasoze turaza kuza kubiganira neza. Tereka usomwe mu gihe ukurikira igisigo. Yego. Bari cyo uvuga. Banza ubwira abantu aho bagusanga. Ubwo ni ku mbuga nkoranyambaga. Okay. Kuri YouTube nitwa Karikire. YouTube yanjye ni shyashya nitwa Karikire. Instagram ni Karikire. TikTok ni Karikire. Ushaka yagenda akansangaho nta kibazo. Hari bimwe mu bihangano biriyo. Bagushyigikire. Banshyigikire rwose bakore subscribe. Ndahabaye. Kubikora bireba korohera se ku buryo baguteye inkunga ya kuri momo bitakunda. Ego mana nibyo bya mbere. Iyo cyo bari byubanza nyamuneka. Ego ko reka mbivuge. Batazajya banagira ngo bayohereza kwibaba tukayarya. Reka mbivuge. Harya bara bayohereza. Ariko ndabizi neza ko banayohereza abantu ari abantu bafite umutima mwiza hano hanze bifuza gufasha abantu. Wa kimuntu. Noneho mfite nimero yoroshye koko. Bavanga bayifashe. 0793 073 899 uze n'amazina tuyavuge. Vuga n'iryo baruyeho nyamuneka amazina baruyeho n'Imana irareba Damuru ntabwo yagira. Murakoze. Ntabwo yayoba. Murakoze cyane turabashimiye. Mukore subscribe mudushyigikire mushyigikire n'umusore wacu Karikire.
ibiganiro byacu byo nakagaruka muri kumwe nanjye Nyiribaba mu Ibaba Studio. Bye bye.